Nshuti bakunze ba Emi Pro Media, bakunze ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu, aho muri hose mu Rwanda no muri diaspora, Kristo Yezu akuzwe. Aka kanya tugiye gukora ikiganiro gito cyane cy'iminota itarenze 15. Hari inkuru iri kuvugwa muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, muri diocese ya Byumba, y'umupadiri n'umufrere bitabye Imana umunsi umwe. Bikavugwa ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ngo baba barabaroze, ngo hari abantu baba barajyanye ngo mu gushyingura umuntu, noneho ngo bakaharira uburozi. Ngiye rero murabizi ko mba ngomba kubaha amakuru y'ukuri ku bijyanye n'ubuzima bwacu bwo muri Kiliziya Gatolika. Ngewe nihamagariye padiri mukuru Abe Bosco Rwubake, akaba ari padiri mukuru wa paruwasi, uwo mupadiri witabye Imana ari we Donati yabagamo, ni ukuvuga padiri Rwubake yari padiri mukuru we. Rero ku murongo wa telefone ngiye kubumvisha ibyo twavuganye, mureke ibindi byose bari kubabwira bari kubabeshya, yanyihereye amakuru ya nyayo. Reka tutege amatwi twumve. Inshuti bakunze ba Emi Pro Media, bakunze ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu, ari nayo operating system dukoreramo, Kristo Yezu akuzwe. Kuri murongo wa telefone ndi kumwe na padiri Bosco Rwubake babanaga, ndagira ngo atwihera amakuru ya nyayo. Bamwe bari kuvuga ngo bamuroze, abandi bakavuga ibindi. Reka ku murongo wa telefone ndi kumwe na padiri. Padiri muraho? Muraho neza nyakubahwa Emi. Yego. Ibyumba ubutumwa bumeze neza? Muri rusange ubutumwa buragenda neza, ariko muri iyi minsi turi mu gihe cy'akababaro cyo kubura bamwe mu bavandimwe twakoranaga ubutumwa muri paruwasi Gatolika ya Kisaro batuvanywemo. Yego. Icyo rero akaba ari igikuba kiri muri diocese Gatolika ya Byumba ndetse no muri Kiliziya yose y'u Rwanda, kubera urupfu rw'abo bavandimwe batuvanywemo. Yego. Ni ukwihangana n'ugukomera, twarabibonye twese dukubitwa n'inkuba. Padi bari kuvuga ko nyine ngo baruzwe, nyine watubwira byagenze bite, byabaye ryari, byabereye he? Abo bavandimwe bombi ari padiri Donati Bagirubwira, turabana muri paruwase. Padiri Vikeri wanjye muri paruwase ya Kisaro, ndetse na frere Julien Musaimana zatwumva, wari umuyobozi wa groupe scolaire Jean Baptiste de la Salle Kirenge. Nabo ku cyumweru twari turi kumwe, bagiye gusomera misa abanyeshuri, ari muzima. Ndetse no kuwa mbere umunsi yapfuyeho naho nagize umugisha wo guhura nawe, acyuye abana nimugoroba hagana saa 12 n'igice. Biza kurangira rero tunaganiriye, ambwira ati nyuye abana nanjye mbaza aho mva mu butumwa bwo gushyingura umwe mu bakristo bacu nawe bitabye Imana. Ubwo rero ngeri muhira mugenzi wanjye wowe nawe aho yari yagiye mu butumwa, turavugana kuri telefone, ndetse ataha n'amahoro. Ariko ageze muhira nyuma y'igihe gitoya atangira guhindukwa n'ubuzima. Biza kurangira tumujyanye kwa muganga, aho kwa muganga byarangiye nyine ubuzima bwe buduciye mu myanya y'intoki. Ubwo ni ku wa mbere tariki ya 12. Naho frere Julien nawe bwageze mu gitondo, tutazi ko nawe yaragize icyo kibazo cyo kwitaba Imana mu masaha y'ijoro. Tuza kubimenya mu gitondo ko nawe yitabye Imana. Abo bombi rero urabona social media ni nziza, ariko nanone izi mbuga nkoranyambaga iyo tuzikoresheje neza zitugirira akamaro, zikubaka na societe. Ariko twazikoresha nabi zikadukurira ibibazo ndetse zigasenya na societe nyarwanda cyangwa societe muri rusange. Iyo rero iyo nkuru ivuga ko aba padiri ndetse na frere baba bararozwe, nta gihamya gihari kigaragaza ko abo bavandimwe barozwe, ndetse n'abavuga ko bari kumwe nta hantu na hamwe hagaragara ko bari kumwe. Kuko ari frere yari mu kigo cy'ishuri, ari mu mirimo y'ishuri, ari umunsi w'akazi,
ari n'umuvandimwe padiri tubana ngere naramusize mu rugo nagiye gutabara nzi neza ko ari mu rugo ahantu rero abo bavuga bahuriye rwose aho ntaho hazwi nta butumwa bwa paruwasi bahuriyemo yewe ndetse na gahunda zabo rusange nta gahunda bari bafite yo guhura. Ubwo rero izo nkuru muri kuvana ku zindi mbuga nkoranyambaga ari abanyamakuru ndetse n'abizo nkuru zigerwaho byaba byiza rwose batazihaye agaciro. Ubwo rero ku kijyana no kuvuga icyo bazize nta kwanzura abantu ngo bavuge ngo bazize uburozi. Nibategereze rero ibisubizo bizava kwa muganga kuko umusaseridoti wacu twamujyanye muri autopsy ngo bazadusuzumira icyo yaba yarazize. Ubwo ibisubizo niboneka tuzabibamenyesha mubimenyeshe abaturarwanda. Ndumva muri make inkuru ya padiri na frere ari icyo ngicyo nababwiraho. Cyokora uyu munsi turi ku itariki 14 ubu nibwo tugiye guherekeza umusaseridoti wacu kandi ya saa yine tuba dutangiye imihango yo kumuherekeza yo kumusezeraho muri katedrali ya Byumba, ndetse umufrere we tukaba tuzamuherekeza ku wa gatandatu kuri wa gatandatu. Ubwo rero ngayo nguko numva nkamwe nk'abanyamakuru mufite ibitangazamakuru tuzi nibura ko mujya gutanga inkuru mwabanje gucukumbura muradufasha kugorora ayo makuru ari kugenda intambike muri sosiyete nyarwanda kandi aragenda yangiza abantu benshi mu mutwe. Murakoze. Padi nyine ku mihanda bavuga ko ngo bari bajyanye bombi ngo gushyingura umukristo. Aha urakoze rero aho ngaho icyo nagusubiza nakubwira ko ndi padiri mukuru wa paruwasi. Yego. Gahunda zijyana no gushyingura cyangwa n'indi mihango yakorerwa muri paruwasi n'izindi serivisi zikenewe cyo duha abakristo nta wundi wajya gukora izo gahunda atari ngewe utanzemo ubwo butumwa. Muri paruwasi rero nta usibye uwo mukristo wari wapfuye ngewe ubwanjye nagiye kwishyingurira, nta wundi muntu wapfuye muri paruwasi cyangwa no hanze yayo waba warahawe iyo serivisi yo gutabarwa ku buryo byagera naho umupadiri mugenzi wanjye yajyayo nabizi. Ibyo rero ni ibihuha ni ibinyoma mwere kubiha agaciro. Rwose ibyo byo urujijo ruragize. Kuri uwo mugoroba bitabyeho Imana ntabwo bigeze bahura, nta makuru yo mufite yuko baba bari kumwe ku buryo yenda twavuga ko ibyabishe byaba ari bimwe. Amakuru rwose kugeza ubu nta makuru afatika dufite kuko natwe tugendeye ku bihuha byagendaga bivugwa ntabwo twari kureka gukora ubushakashatsi ku byo bari kuvuga ngo turebe koko niba hari ahantu bari bahuriye. Twarabajije aho umuvandimwe yari ari guhera ahagana saa 12 z'umugoroba nari mazi kandi yaramuhambwiye ni ku rugo rw'abakristo kandi twizera ndetse yewe dusanzwe dufitanye umubano. Aho ngaho rero nta kibazo na kimwe gihari kuko ari kuhaba yarahari wenyine amasaha ntabwo arahari n'uwo mufrere ko umufrere ari mu kigo cy'ishuri ari gukurikirana ubuzima bw'ishuri. Ngumva rero kuva saa 8 kugeza ayo masaha umuvandimwe yari ari mu rugo, ariko nanone kuba hari ukuntu wenda yari kuba yatembera agahura n'uwo muvandimwe byari kuba byanashoboka, ariko ntabwo ari ibintu bakoze mu rwihisho cyangwa ngo bagende mu buryo budasanzwe mu ndege cyangwa mu kindi cyogajuru. Iyo banagenda bari guca ahantu hazwi abantu bakababona, ndetse naho ahantu uvuga bari ni ahantu hazwi hagaragara hagendwa n'abantu. Ntabwo hari kuba umuntu umwe cyangwa babiri babahamya bavuga bati aba bantu twababonanye bari kumwe. Ibyo rero ibihuha biri kuvugwa nta n'umuntu n'umwe waza ngo akubwire ngo kuri iyi saha narindi na padiri na frere turi hariya cyangwa tubona hariya. Nta n'umwe mu bakristo cyangwa mu baturage baturiye aho hantu bari kuvuga wigeze ubuhamya ngubwo usibye ibyo bihuha biza bivuye kuri social media nabwo tutazi ababitangaje ngo nabahe. Nibira bitangazwa n'aba youtubers bavuka muri paruwasi yacu twari kugeraho duhera, ariko usanga byatangajwe n'abantu b'Icyangugu rimwe na rimwe n'abantu bari hanze, none ugasanga byagize ingaruka ku bantu bari kuri miliyero kara hano icyo gikorwa cyabereye. Bikaba rero nyine bigize izo nkuru zirimo ibihuha tutagomba guha agaciro. Yego Padi murakoze rwose turabafasha gutanga urumuri. Ikindi ubwo Padiri Donati nta burwayi yenda nta ndwara iri chronique yarasanzwe afite.
oya byo by'uburwayi byo ni umupadiri warwaraga nk'abandi akajya kwivuza nk'abandi. Ubwo rero kujya kwanzura tuvuga ngo yishwe n'indwara runaka twebwe ntabwo biri mu bushobozi bwacu, ariko nkibwira ko nimba twagiye kumukorera autopsy turitegura kubona ibisubizo bizava kwa muganga, aribyo tuzabatangariza tumenye mu by'ukuri icyo yazize icyo ari cyo. Mwebwe yenda hirya y'ibyo dutegereje biva kwa muganga n'ibyo abantu bari kuvuga, mwebwe ntacyo mukeka? Ntacyo dukeka kuko dufite aho tuvoma ukuri, amakuru yizewe ni kwa muganga. Padiri, watubwira ku mateka makeya ya Padiri Donati mu minota mikeya? Padiri Donati ni umupadiri wa Diyosezi Gatolika ya Byumba, wavutse mu mwaka w'1973, akaba atabarutse afite imyaka 52. Atabarutse habura umwaka umwe ngo yizihize yubile imyaka 25 ari umusaseridoti muri Diyosezi Gatolika ya Byumba. Yagomba kwizihiza yubile umwaka utaha. Akaba rero yavugaga muri paruwase ya Rwamiko, imwe muri paruwase zigize Diyosezi Gatolika ya Byumba. Akaba yarakoreye ubutumwa rero mu maparuwase atandukanye ya Diyosezi Gatolika ya Byumba. Akaba atabarutse yari umupadiri wungirije muri paruwase ya Kisaro, Gatolika ya Kisaro yo muri Diyosezi ya Byumba. Ariyo mubereye padiri mukuru? Ariyo mbereye padiri mukuru. Afatika nakubwira kuko kugeza ubu nkuko nabikubwiye gahunda yo kumuherekeza izaba muri iyi weekend turimo kwegera dusanga. Ntabwo rero abavandimwe bari bashyira ku mugaragaro seveye kugira ngo twe twaheraho tubabwira nibura amateka cyangwa se ubuzima bwe, ariko iyo tuzi nuko ari umufrere des écoles chrétiennes, akaba yakoraga ubutumwa ari umuyobozi w'ikigo y'urwunge rw'amashuri rwa Kirenge rwitiriwe Mutagatifu Yohani Batista Kirenge. Akaba ari ikigo rwose cyabarirwaga mu bigo bya Kiliziya Gatolika, kandi ari ikigo yarayoboye neza ari abana ndetse n'abo yayoboraga. Ubwo buhamya bw'imiyoborere bw'ubuzima bwe barabutanga. Rero atabarutse nyine ari aho ngaho akorera ubutumwa nk'umufrere uyobora icyo kigo. Padi, abakristu bo muri paruwasi muyoboye ubu ngubu abenshi bahungabanye, ni ubuhe butumwa mwabagenera? Ni ukubihanganisha kuko ibyago bya Diyoseze, ibyago bya Kiliziya, ibyago bya Diyoseze, ibyago bya paruwase ni ibyago by'abakristu bayirimo. Kuba twabuze umupadiri ni ikintu gikomeye, abakristu babuze umushumba wabo. Kuba twabuze umufrere ni ikintu gikomeye, abakristu babuze umurezi w'abana babo. Ni akababaro rero. Nabo ndabakomeza mbihanganisha kugira ngo dukomeze mu kwihangana mu isengesho risabira abacu batuvanwemo, kandi bakomere be gucika intege, kuko Nyagasani arakomeza gutora muri Kiliziya aduha abashumba n'abarezi bakomeza gufatira mu ngata cyangwa se gukomeza ikivi abatuvanwemo aho bari bakigereje Nyagasani, tukamusaba kuduha abandi bazakomereza aho ngaho kugira ngo ubutumwa bwabo bukomeze budahungabana. Padi, iyo umuntu yitabye Imana muri rusange abarayiki nta kibazo gikomeye, abantu barahungabana, ariko iyo ari uwihaye Imana hari ukuntu yenda nabwo bibabaza abantu kurushaho, kubera ko yenda abantu banyumve neza icyo nshaka kuvuga, kubera ko mwaratowe n'Imana. Hari igihe abantu bavuga ngo buri Imana hari ukuntu communication mugirana nayo n'ukuntu ibarinda kurusha uko irinda abandi. Watubwira igisobanuro? Ubwo turi kubwira abakristo muri rusange, ubundi le sens de la mort, igisobanuro cy'urupfu ni ikihe? Dukwiriye kurwumva gute? Urupfu tugomba kurwumva nk'urugendo, ni urugendo dukora hano ku isi, kuko nimba tuvuga ko twizera tukiringira ubwami bw'ijuru kandi tukeza ko turi abagenzi muri iyi si, turi abagenzi. Byanga byakunda iyi si tugomba kwinyuramo tugakomeza tugana iwacu mu ijuru. Iyi si rero tukayinyuramo tunyura muri ibyo bibazo, ibigeragezo, ibidutera ubwoba, ariko twebwe nk'abakristo tugomba gutsinda ibyo bidutera ubwoba, harimo n'urwo rupfu, twizera gukomeza urwo rugendo tugana mu ijuru, aho tuzagira ubuzima buzira kuzima, aho tuzajya mu buzima duhuramo na bose batuvanwemo, kandi ubwo buzima bukazabaho nta gushidikanya bishingiye ku kwemera kwacu. Yego Padi, murakoze cyane, mukomeze kwihangana.
nanjye ubutumwa ngiye kububahera bankurikira ndetse na kiliziya yose kugira ngo urujijo niyo makuru yizewe ya mbere abantu bagiye kubona, kuko ibindi byari ibyo byo ku mihanda twari tumaze kuvuga. mudufashe kandi rwose mudufashe cyane cyane gutoza abakristo bacu gufata ukuri cyangwa guharanira gushakisha ukuri mu makuru bagenda bahabwa avuye ku mbuga nkoranyambaga. Rimwe na rimwe abakozwe n'abantu batazi n'ibijyanye n'ukwemera cyangwa batazi ubuzima bw'ahantu runaka ibintu biba byabereye, bajya bagira uko kwemera, kandi dufite roho mutagatifu ugomba kutumurikira inkuru bazajya bumva, bajya bageza kuyoborwa na mutagatifu, babaze aho inkuru zabereye nk'uko namwe yabigenjeje, none babashe kwakira no gutangaza inkuru bafitiye amakuru afatika. Murakoze Padiri, mugire umunsi mwiza, kandi ubwo mukomeze kwihangana, ubwo mugiye kumushyingura ubwo tuzabasura tubafate mu mugongo. Murakoze cyane munyamakuru, turi kumwe. Murabyiyumviye ko uko bimeze uko niko kuri kwa nyako. Bategereje ibyo autopsy izagaragaza, kandi umuhango wo kumushyingura watangiye. Bari bahereye nyine mu gitambo cya misa. Ubwo nimugoroba turaza kubabwira uko byagenze, ndetse tubaze na padiri niba ibyo bijyanye na autopsy ibisubizo byabonetse. Murakoze, mukomeze kwihangana, kandi twihanganishije abakristu bo muri diocese ya Byumba, by'umwihariko muri ya paruwasi Padiri Rwubake Bosco ayoboye. Mugire umunsi mwiza.